Uwe mubinyemerera tukamwica. Ninde se twica? Nkubwiye nuko ari kure ariko ndamahoro. Njye na Iribagiza tumeze neza. Mama wawe nawe ntawe uhari Bamuhaye nibura tukavugana. Sawa papa, ubwo ahubwo icyo muzageraho uzambwira maze kuvugana na Rugema. Sawa. Thank you. Shashe rufite ababyeyi b'abanyamahoro. Nzi ko ari bunyice. Nzi ko ari buntuke. Sinarinzi kuri umuryango ushobora kuduhemukira bene kari akageni. Reba ukuntu twabagiriye impuhwe. Umuti nshaka uri hano mu nzu yawe. Bandangiye yuko umuti nshaka ariho nawukura. Fabiola ati nawe narababwiye turiya mwana Iribagiza tumuhitane tumwice tumugirute muranga. None reka ingaruka zibagereho. Iribagiza nawe abwira sheri we ngo ariko ufite ababyeyi b'abanyamahoro de, kandi ababyeyi biwe n'abana beza, n'ababyeyi beza cyane bafite umutima mwiza wo gukunda. Umuti nawe wabonetse, ese uragera kuri Iribagiza gute? Ese mama cyusa kahamagaye papa we, polisi yabiri gushakisha nimero yiwe. Birabi byuya ntibibamara. Mbahaye ikaze kuri Big Family TV. Ora subscribe. We wakoze subscribe uri umuntu w'umugabo, uri umuntu w'agaciro, uba turi hano ni ku bwawe. Ora sub, ukore share, unatange comment, nimba wanabikunze kora like. Reka dukomeze. Gusa mujye mutwihanganira, dore natwe tuba turi gushaka amaramuko, niyo mpamvu tuza tugasubiramo ibintu by'abandi bakoze. Mujye mutwihanganira please, ndabinginze. Gusa munshyigikire nanjye ndebe ko hari aho nagera. Reka dutangire. Nongeye kubasuhuza. Ndacyari wa muhungu wanyu w'umusesenguzi ubakunda mukunda. Aba nitwa Ibrahim amazina yanjye. Aba mbakunda mwese. Turi ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere 2025. None ni kuwa 4. Urumva ko tumeze neza. Aho uri hose mu gihugu, iburengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru, mu mujyi wa Kigali n'iburasirazuba, ndabasuhuje. Aho waba uherereye hose. Nuba unaherereye hanze nko mu diaspora, abarundi ndabasuhuje, abarundi kazi mwese ndabasuhuje. Amahoro y'Imana bane namwe. Unje ndabakunda cyane. Kuba muhari nanjye niyo mpamvu ndi hano kano kanya. Ndabashimiye. Murakoze cyane. Gusa Imana ibampera umugisha. Kandi mwebwe mudahwema kudukurikirana. Muri abantu b'agaciro. Muri abantu b'agaciro cyane. Iribagiza nawe. Iribagiza mana. Iribagiza we. Wamuhaye urugo rwiza kari kumwe na sheri we, bakareka kubirukaho. Gusa njye byanshimishije, ndetse nawe byagushimishije, ndetse bizagushimisha nubona bari kumwe bibarutse. Azaba ari ibintu byinshi. Aho ngaho ntago mbeshye. Murakoze. Wowe urumva bitazagushimisha, ya muri comment umbwire nimba bizagushimisha, nuzabona bari kumwe bafite urugo rwiza. Iribagiza n'umwana mwiza. Dusa n'umwana mwiza. Aho se isimbi wabonye by'umuti ntago ari buze kuwibasa. Ese ntago ari buze kuba yakora ibindi bintu bigaragaza ko umuti wabonetse. Yego umuti wabonetse. Ese umuti uzagera uri Iribagiza gute? Aho sinjenda ndibaza se umuti uzamugeraho gute, cyangwa umuti Rugema zawiba utageze kuri Iribagiza. Birabyuya ntibiba amaraso. Nibadufashe basi umuti ugere kuri Iribagiza. Gusa cyusa n'umwana mwiza, ufite urukundo, ufite umutima wo gukunda, ukeneye urugo rwiza. Ariko mana umugambi wabo ndawukunze cyane. Murakoze.
ndabashimiye mwebwe turi kumwe none aha turacyakomeye. wowe ubyumva ute? wowe ruriya rukundo urubona ute? Fabiola we ibyiwe murabizi ni kwishaza. Ese ko twese tuzi ko kubabarira ari ikintu kizima iyo umuntu yasabye imbabazi. Rugema na Fabiola basabye imbabazi bakabwira Iribagiza ibyo bamukoreye, bakamusaba imbabazi ko ari umwana mwiza, ntiyaba ababarira bakareka ibintu by'amatiku. Yego gusa njye ndumva ari byo bikwiriye. None se uno muti wo bazanye Emile ntago bo bari bubahitane? Reka tuzarebe mu bindi bice. Gusa ariko twe dukomeje gutungurwa n'ibyo tubona. Gusa ariko umugambi wa Cyusa na Iribagiza ni umugambi mwiza, umugambi barawupanze, bari mu rukundo abana bacu. Ndabashimiye, nabo ni abana beza. Ese bari kwibaza aho bari burare? Siko tubizi twese ko bari kwibaza aho bari burare. Ese nibyo koko aho bari burare barahapanze, cyangwa ni kwa kundi bavuga ngo no hasi araharyama? Ngo urukundo nta kintu rutagukoresha. Ego se tuvuye mu bya filime, urukundo nta kintu wowe rwagukoresha, wowe turi kumwe nona? Ntumbeshye. Cyangwa urukundo rwarashaje nk'uko abajyambere babivuga? Wasanga urukundo rwarashaje cyangwa rukiriho. Hari abantu bakigira urukundo? Jya muri comment umbwire nimba bakiriho nka ruriya rukundo nabonye. Ni byiza cyane. Njye mwari kumwe ni Ibrahim, ndabakunda cyane banyarwandakazi, barundikazi ndetse n'abandi bose babasha kumva ikinyarwanda. Ndabashimiye cyane, murakoze. Kuba ndi hano ni ku bwanyu, ni imbaraga zanyu. Benshi mukomeza mutera comment, ngiye kujya mbasomera comment mwateye, nanabashimiye mwese, murakoze cyane. Ushaka kudutera inkunga cyangwa kudusapotinga mu buryo runaka, watwandikira kuri iyo nimero cyangwa ukaduhamagara 0788 97 52 37 0788 97 32 sorry 0788 97 52 37 cyangwa ukaduhamagara kuri 07 9 42 063 5 murakoze cyane. Imana ibarebe icyoroshye kandi ndabakunda cyane. Turi kumwe nakagaruka iwacu. Bye bye, ciao, ndabakunda cyane. Imana ibarinde.